igihe kimwe ishyamba ryafashwe n'inkongi y'umuriro, inyamaswa zose zirahunga, zihungira hakurya y'inyanja yari yegereye iryo shyamba. Uretse inuma yonyine niyo itarahunze. Inuma yabonye ko izindi nyamaswa zose zihunze, irazireka ahubwo itangira urugamba rwo gushaka kuzimya uwo muriro. Ikagenda ikajya ku mugezi, ikavoma amazi ikoresheje umunwa, ubundi ikazana ikamena mu ishyamba ngo irebe ko umuriro wacogora. Hashize icyumweru inuma ikora ibyo buri munsi. Zimwe mu nyamaswa zaragarutse zije kureba ko umuriro wacogoye, zisanga umuriro uracyari mwinshi, ariko inuma itarigeze icika intege. Zirayibaza ziti, urimo urarushywa n'iki? Urabona koko utwo tuzi twawe utwara mu kanwa ari two twazimye ishyamba? Inuma irazisubiza iti, nubwo amazi ava mu kanwa kanjye atari kubasha kuzimya ishyamba, ariko byibuze njyewe nabashe kugaragaza uruhare rwanjye mu gushaka amahoro. Inyamaswa zindi zakozwe n'isoni zireba hasi, ziyemeza gufasha inuma, ku buryo mu masaha make gusa yakurikiyeho ishyamba ryari ryamaze gutuza umuriro wose wazimye, zongera kurituramo bundi bushya. Aha rero harimo isomo rikomeye rigaragaza ko ibibazo nibiza ugahunga, nibinakemuka ntuzamenya ko byakemutse. Kandi ibibazo nibiza ugahunga, nta kintu guhunga ibibazo bikemura, ahubwo bituma ibibazo byiyongera kurushaho no guhangayika byiyongera kurushaho. Kabone n'ubwo abandi bose bagutererana, wowe ntugashidikanya mu kugaragaza uruhare rwawe. Guhunga ibibazo nta kintu na kimwe bikemura, ahubwo guhagarara ugahangana nabyo nibyo bishobora kuba byagira icyo bikemura. Nibyo nkunda kubabwira ngo niba ikibazo gishobora gukemuka, nta mpamvu n'imwe yo guhangayika, nta n'impamvu n'imwe yo guhunga, ahubwo hagarara uhangane n'ibibazo, hagarara urebe uburyo wabikemura. Niba ibibazo bidashobora gukemuka, nabwo nta mpamvu n'imwe yo guhunga, nta n'impamvu n'imwe yo guhangayika, kubera ko guhangayika nta kintu bikemura no guhunga nta kintu bikemura. Ahubwo icyo gihe utegereza igihe kikazabisobanura, kubera ko uko byagenda kose igihe gisobanura ibisobanye. Uko uhunga ingorane rero niko ziyongera. Ugomba guhagarara ukarwana. Mu gihe ubona bishoboka yuko warwana, nta mpamvu nimwe utasaza imigeri. Guhunga ingorane bimeze nko kwisinziriza, kandi burya nta kintu kigorana nko gukangura umuntu wisinzirije. Umuntu wisinzirije nubwo wazana amazi ukamumenaho, nubwo wamurya ibinyunguti, ntabwo ashobora gukanguka kubera ko yisinzirije. Ni nka kwa kundi umuntu ahungira ibibazo mu mayoga, agahungira ibibazo mu biyobyabwenge, nabyo bimeze nko kwisinziriza. Nukanguka urasanga ibibazo byikubye kabiri. Ubuzima rero bw'umuntu nababwiye ko bumeze nk'ubw'ibyatsi. Ahantu bitandukaniye nuko umuntu ameze nk'icyatsi kimera cyane ari uko gikandagiwe, ari uko gitsikamiwe. Umuntu aba munini atsikamiwe kurusha uko yaba munini yisanzuye. Cyagiye uzumva uri muri comfort zone, utari guhura n'imbogamizi, utari guhura n'ibibazo. Nigeze no kubabwira ngo ujye ugiramo n'akoba, kubera ko nta terambere uri kuganamo. Ikintu kizakubwira kuri mu nzira y'iterambere, ikintu kizakubwira kuri mu nzira yo kuzamuka, nuko uhura n'ibizazane, uhura n'imitego, uhura n'amabuye. Iyo uri guterera ahantu runaka hazatuma ureba mu bibaya byiza, uzarebe imisozi ihanamye, imisozi umuntu azamuka igoranye. Iyo igeze hejuru nibwo abona imirambi n'ibibaya byiza. Ntabwo rero ushobora kubona imirambi n'ibibaya byiza utazamutse umusozi. Mu kuzamuka umusozi rero niho uhura n'imikingo ugomba kurira, uhura n'amabuye ugomba gukandagiraho ukazamuka, cyangwa se amwe ukayasitaraho ukagwa, kugeza igihe uzurira ukagera hejuru y'umusozi. Ibibazo rero cyangwa se imbogamizi ugenda uhura nazo mu buzima bwa buri munsi ni ikimenyetso kigaragaza ko uri mu iterambere. Cya gihe udahura n'imbogamizi, cya gihe utari kuri pressure, ujye ugiramo n'akoba, kubera ko nta terambere urimo niba nta pressure.
umuntu uri guhura n'imbogamizi, uri guhura n'imitego, uri guhura n'ibibazo, niwe muntu uri mu iterambere, ari mu kazi kose. Ubuzima rero bumeze nk'ubw'ibyatsi, ubuzima bw'umuntu bumeze nk'ubw'ibyatsi, aho bitandukaniye n'uko umuntu ameze nk'icyatsi kimera cyane ari uko gikandagiwe. Ibigukandagira rero ni ibyo bibazo, ntabwo ibibazo bihunga, ahubwo uhangana nabyo. Umuntu akorana n'ibibazo akageraho aba munini kubiruta, kandi buryo kuhangana na byinshi ugeraho ukaba munini kubiruta. Nudahagarara rero ngo uhangane nabyo, ntabwo bizigera biva mu nzira. Nibinava mu nzira ntunamenya ko byahavuye, kubera ko utigeze uhangana nabyo. Hora utekereza ko bigihari, kubera ko ntabwo wigeze uhangana nabyo. Ntabwo ukura rero, ntabwo dukura kuko twisanzuye, twidagaduye, turi mu mahoro. No, ukura kubera ko hari intambara wahuye nazo. Izo ntambara umaze kuzitsinda uba munini kuziruta. Imbaraga abantu bazikura mu ngorane, kandi burya ingorane zitariho nta nubwo wakwishimira ibyiza byaje nyuma y'ingorane. Njyane nkunda kubabwira ko ibibazo ari umunyu w'ubuzima. Nk'uko ibiryo bitagira umunyu nta cyanga biba bifite, ni nako n'ibibazo ari umunyu w'isi, ni umunyu w'ubuzima. Ubuzima butabamo ibibazo nta cyanga bwaba bufite. Wishimira amahoro kubera intambara wahuye nayo. Umuntu wabonye ibibi by'intambara niwe ushobora kwishimira amahoro neza. Umuntu wahuye n'inzara niwe ushobora guha agaciro gahambaye ibyo kurya. Yishimira ibyo kurya kubera inzara yahuye nayo. Wishimira ibisubizo kubera ibibazo wahuye nabyo. Ni ukuvuga nta cyanga ubuzima bwaba bufite nta bibazo abantu bahura nabyo. Ibibazo rero biri mu ruziga rw'ubuzima, ntabwo bijya bisigana n'ibisubizo. Kugira ngo rero wishimire ibisubizo ni uko uhangana n'ibibazo. Ibibazo nibiza rero ntugahunge, ahubwo ugomba guhagarara ugahangana nabyo. Kandi nababwiye ko ubuzima butabamo ibibazo ntabwo buba hano ku isi. Ahantu honyine buba ni mu mva. Umuntu abugira iyo yapfuye. Hari umuhanga wigeze kutubwira ngo igihe uzabaho, cyagiye uzabaho ubuzima butagira ingorane, butagira imbogamizi, ngo ni igihe cyiza cyo gupfa. Cyagiye uzabaho ubuzima butagira ibibazo, uzagiremo n'akobo. Hari igihe rurema bari hafi kuguhamagara. Iyo inyenyeri igiye kuzima burundu irabanza ikaka cyane. Iyo Uwiteka ari hafi kuguhamagara, urabanza ugahitingamo, gahunda zawe zigatangira gucamo, nta mbaraga nyinshi wabishyizemo, nta byuya wabize. Mu buzima iyo nta kikurushya, nuko nta n'ikigukiza kiba gihari. Ibikurushya rero iyo bije, ugomba kwikomanga mu gatuza ugashimira Imana yuko ugihumeka w'abazima, ukanashimira Imana yuko iri kukwereka yuko rwose uracyakeneye byinshi kugira ngo ukomeze ube umunyembaraga, ukageza ku rwego uba munini kuruta imbogamizi. Ntabwo waba munini rero utarigeze uhura n'ibibazo. Guhunga ibibazo rero bimeze nko kwisinziriza, niryo somo twasigarana. Kandi nta kintu kigorana nko gukangura umuntu wisinzirije. Nta kintu kigorana nko gukurura umuntu udashaka kuza. Nta kintu kigorana nko gufasha umuntu udashaka kwifasha. Ni nayo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo uratera intambwe imwe, Uwiteka atera intambwe 99 gusanga. Ni ukuvuga ibya mbere bihera kuri wowe. Urabanza ugahagarara, ugahangana nabyo, ubundi bufasha bwose buza intambwe ya mbere yawe yatewe. Ariko iyo wisinzirije rero ntuwagufasha, ntamenya aho ahera, nta ntambwe wateye.